Aha ni ahantu hatanu heza batemberera kandi hihagazeho. Ku muntu ukunda nature, ahambere ni Munazir Lodge, yubatse hagati muri Nyungwe, ibyumba byaho ni uko byubatse. Uretse gutangazwa n'ukuntu hameze, ni hamwe urara ukumva ntiwataha. Byagera ku mafunguro ho ni 10/10. Kuva ku madolari 100 bitewe na season wabona icyumba. Waba ukunda adventure utayikunda waryoherwa. Aha kabiri numva muhazi ni perfect ku bantu bari muri honeymoon cyangwa se ku bantu bashaka kuruhura mu mutwe. Kuva ku madolari 140 wabona icyumba bitewe na season. Ibyumba byaho nge nabiha 10/10. Bafite ibyumba byiza kandi uraryama ukumva urisanzuye. Ku bantu bakunda privacy, aha niho hanyu kuko bakira abantu bake kandi rwose usanga buri wese amenye ibye. Aha gatatu ni Rusheri, ngira ngo mwarabinyumvanye kari ahantu hajya abantu bari muri honeymoon. Uretse umucanga mwiza bafite, no hantu wicara ukareba amazi, waganira n'inshuti yawe ukumva bigeze ku mutima. Ugerayo kandi uzarya steak kuko ni umwihariko wawe. Kuva ku madolari 130 ubasha kuba wabona icyumba. Aha kane ari naho hahenze cyane ni farmhouse. Ngira ngo mwese mwabonye amafarasi cyangwa mubona amafoto y'amafarasi, ariko ugeze hano ubasha no kuba wayikoraho cyangwa se ikaguha umunyenga. Icyumba cyaho cya make ni amadolari 1200 kuzamuka. Hari na cottage nayo y'amadolari 4500 kuzamuka. Kuba ari heza ho ibyo murabizi. Aha gatanu ni Virunga Mountain Spirits, nayo iherereye Musanze, akaba ari hamwe ugera ukabasha kuhabona uburyo ki bakora vodka ndetse ukaba wanatestinga ku muntu ukunda ama cocktails. Ikiza cyaho nuko kuva ku mafaranga 50 ushobora kuba watemberera ugakurikirana iyi process yose ukanatestinga ama cocktails, haba n'ibiryo biryoshye. Nihe hantu ukunzemo, ejo nzababwira ahandi. Follow for more.